ni wa mungu wanyu bita ID Black cyo kare mucenga rupfungiga marira nyita pi nyita password professional gafa. Sasa rero ikinzanye kuri no mihanda so kuvuga ku masaga kuko amasaga ntaba ndeba kuri nge ahubwo ikindeba ni projet z'abahanzi zigiye soka zimwe na zimwe amakuru y'abahanzi. So uno mwaka abahanzi bari bariyemeje gukora ibintu byinshi hari n'abakoze ama interview hano hagiye hatandukanye bavuga ati twe tuzakora gutya na gutya tuzakora ibi ngibi nibi ariko rero umuntu agasanga sometimes bidakunze cyangwa se ukanasanga hari bitagenze neza muri kariyeri indirimbo zigasohoka ari nkeya amafaranga akabura ibyo nta ushidikanyaho pe. Ahubwo noneho ikintu ngiye nababwira hagati aho ngaho hagati y'amaproject twagiye dukora rimwe na rimwe habaho kuba wakora projet ukabona ntiwishyuwe neza. Ibyo byagiye mu mwaka habayemo saga ewan mu ndirimbo nabo barabizi abo director barabizi abahanzi barabizi aba Vixen barabizi aba DOP abantu babagafa barabizi aba set designer abantu nkabo nyine abantu bahora kuri tele barabizi ko bagiye bakoshonwa rimwe na rimwe abandi bakivumbura ndetse hari n'abava muri karere kubera nyine amafaranga bije nkeya ibiki hari n'ababivuyemo bavuye muri industry music bajya mu bindi bintu bigiye bikomakomeye ku ruhande nyine birusha agaciro bino twebwe tubamo. So rero nukuvuga ngo suko bitarimo amafaranga ahubwo birimo amafaranga ahubwo ikibazo cyari gihari hari abahanzi batajya baha agaciro imiziki yabo ugabona nko mu mwaka abahanzi benshi bajya bakunda akihabije y'amafaranga runaka ariko agakora indirimbo zirenga 5 ahagiye habaho ibiboro nyine byo kwambura ibiki. So nukuvuga ngo nge rero icyo nabwira abahanzi cyangwa se icyo nabwira abandi bantu bari muri industry ya music video mujya muvuga yuko abenshi bavuga ko batari seriye ngo ntago ngo turi seriye ibiki. So amafaranga ndabizi ko barimo ahubwo then projet umuntu yihaye gusora ntige mbona bavuga ko tutari seriye nabatarihaye yuko bagomba gusora indirimbo runaka mu mwaka runaka kubera yuko bazana amafaranga make bigatuma nabamandi bahembwa amafaranga make batavuganye. Ushaka kuvugana umuntu amafaranga 500 agahita guha 250 cyangwa se 350 deje amafaranga ndiro ubutwaye na amafaranga menshi amafaranga yakugira akamaro na amafaranga ngira umumaro na amafaranga nawe yakugira umumaro. Then ikiza nuko ukuri ni kwiza umuntu akavugisha ukuri noneho then agasaba support cyangwa se agasaba sponsorship ibyo nibyo byiza kugira ngo dukore na project agiye atandukanye. So uno mwaka rero hasohotse ama project menshi nzagena mbere kama project twagiye dukora project z'abahanzi bari international project z'abahanzi bari local hano mu Rwanda ndetse na project z'abahanzi bakizamuka upcoming ariko batararenga urwego rwo kuba bakumvikana muri Kigali hose. So abantu rero bakunze gushidikanya ku ma project y'abahanzi upcoming abahanzi upcoming ni mutabashyigikira ntago muzabona abahanzi bashyashya hazahora abahanzi bagira gute bakavarigira ahantu hamwe ya miziki isanzwe ari imwe. Then ahubwo ngiye cyo nakifuza muzajye mutanga na support ku bahanzi upcoming kuko upcoming bakoze igihe kirekire bakoze igihe kirekire uburyo manza generation ntiyari yahinduka. Rero nkeka muri covid hagiye haza abahanzi nka Kenisol haza Juno haza Waze haza Kevin haza Bruce Face haza ni benshi. Donc no kuvuga ngo ntago icyo gihe byaratunesheje cyane byibura icyo abafana benshi bifuza nuko hazajya hajyaho icyo twakita generation nyuma y'imyaka 10 cyangwa se 8 hagati y'imyaka 10 cyangwa 8 kuko hari bamwe bamaje kugeraho bagera akenshi iyo ibyo bintu bibayeho bituma amafaranga muri industry ya music biyongera ntago amafaranga aguma hano hamwe ntago tugira abahanzi bake ni handi tuzaye tunagira abashoramari bashora muri ntuza muri competition muri mu sessions yamaje kuza hakaza n'ibintu bya competition zo hanze noneho atari hano mu Rwanda gusa bikagera no hanze. So ntago nshatse kubavugira cyane ariko ngewe ku ruhande rwanjye nk'umugafa ari icyo ngiye mbona cyaduteza imbere
cyangwa se cyatuma natwe dukora andi mafaranga menshi tukareka kugenda tugira gute ducupira, ugasanga umuntu arimo akora umuntu umwe ari gishaka gushaka runaka kubera ko ngo twakoranye kwa kari inshuti yanjye. Business is a business. Rero niyo abanzi bari ari bakeye, ntago business biri lokale cyane kuruta uko yaba yakaguka. Ndakeka sinzi nimba ariko namwe mu byumva, nimba atari kubyumva shyira hasi muri comment section, cyangwa nimba ari kubyumva gira igitekerezo duha muri comment section. So umbwira uti gutya ndabona umuziki gutya na gutya, kuko ngewe akenshi murana n'abahanzi, umuhanzi ntarakorera uwo si umuhanzi kuko nimba nshobora gukora indirimbo 105 mu mwaka ukaba uri upcoming, uri umuhanzi ukuze mu Rwanda, nyine ndavuga ubwo ufite popularity nyinshi mu Rwanda, ukaba tutari twahura kuri set nkaba nanakora kuri set sha, icyo gihe njyewe ukurundi mbyumva ntago uri umuhanzi kuko ntunakora, uri umunebwe wa mugani banuza abene wacu, uri umunebwe wagombye kuba urimo gukora ugahatana n'abandi, Imana ugasohoka kino gihugu. Kuko abenshi mpura nabo abahanzi bakomakomeye abagiye muri abakoze amatuwa menshi Canada, ama international music trips, abenshi twarakoranye. Rero niyo mpamvu ze nimba tutarakorana ufite ikibazo gikomeye cyane. Byibure 45% wakabaye ukora indirimbo 3 ebyiri ari zo nakozemo. Uko ubaye utarimo aho ngaho nanjye njyewe ni byanga bikunda, uko ngiye mbyumva, uko mbizi njye muntu wa mbere ushobora kuzana right, ushobora kuzana igitekerezo kuri tele cya right, ngashaka ko nakurayitingira indirimbo igatandukana n'izindi ndirimbo bigize ubona. Urugero reba ino ndirimbo bita Funga Macho, reba ino ndirimbo bita ino bita ya Ange Mutoni bita Kare, reba ino ndirimbo ya Bruce Melody nshyashya. Ubu ni gute wambwira uti ntago zisizo ndirimbo ntizisa? Buriya umugafa niwe ufite 55% byo kuba yahindura indirimbo kisa, kuko ayo matara utayacanye ntago umuhanzi yagaragara, ahubwo ubasha gucana itara ugakora amafonsa ku ndirimbo bitewe na n'ahantu hariho, cyangwa se bitewe na location yariyo. Urugero ari nk'indirimbo niyo kubona y'umuhanzi nimbuka neza bakoze light ari ikizeru, inyuma hatagaragara backlight, abantu ndabisobanura neza mu kindi kiganiro. Abantu basanzwe bajya ku material nibo babize akenshi ukuntu tulightinga, ariko hari igihe nk'umwaka ushobora kurangira undi uza muzarebe neza indirimbo mba ndiho akenshi indirimbo na lightings ntago light ya ntibisa kandi biri creative. Sinzi nimba aba director bajya bibona rimwe na rimwe indirimbo nkora akenshi zaziri creative, niyo mu director azakambwa ati kora ibi ngibi arakana buriya ntamo, nago ateka ibiryo ntukiremo ibirungo byawe wishakiye ku ruhande uvuga ngo uri creative. Rero ndi creative mu ndirimbo zose muzabona n'umuhanzi wari we wese. N'impamvu mubona indirimbo zimwe zigenda zamamara azi nyinshi buriya mba nazikozemo, niyo ntazikozemo amatara yanjye niyo mukoresha, akenshi amatara yanjye niyo mukoresha. Kandi nanone hari igihe mbaha ide, nimba namwe mubizi neza abantu bagiye bakora abahanzi benshi mwagiye mubibona indirimbo zikomakomeye mwanabonye, usibye izo hanze y'igihugu ngiye kuzajya mbategurira nanjye nkasohoka nkajya hanze y'igihugu, nkajya gushutingana na Bruce, nkajya gushutingana na Roskana cyangwa se Bakenisol. Mu minsi izaza mugiye kuzaza mubibona, nzajya mbakubita challenge uburyo mu mutwe izajya gusigaramo, uzajya uvuga ati password wallahi no uvuga uti ndayamanitse. Ikindi navugaho ni ubu professional bw'abahanzi, byose mbitindaho uko bazagenda babikora, uko babishaka niko bazagenda babikora. Ariko icyo nabagiraho inama, abantu mukoresha kenshi mu maproje yanyu mujye mubatitiriza kuba batanga information kuko information ni nziza. Icyambere kiri muri information ni ugutanga amafaranga ku gihe, kuba avuga icyo ashaka, agatanga mood board ku bantu batabizi, igishushanyo mbonera cy'indirimbo ashaka biciye muri soft bashaka bagakreya. Aka kanya ushobora gukora muri Maya, aka kanya ushobora gukorera muri After Effects, aka kanya ushobora gukorera muri Premiere cyangwa muri Photoshop bitewe n'indirimbo ushaka kuko yawe imera.
ukaza ukampa igishushanyo mbonera nkashyiramo ubwenge bwanjye nkafata nawe ubwawe tugahuza, noneho indirimbo iza aho ngaho. Indirimbo ziri creative, tukicara tugapanga gahunda ukuntu ziba zigomba kumera, si no kuba twazipanga, ahubwo noneho tugahuza tukamenya ngo iki kintu tukirokarashije hano, cyangwa se itara ririmo, cyangwa se kuko ngiye mbanza amatara cyane. Wowe nk'iyo umudirector cyangwa akavuga ngo ngiye nkorashaka ngo itara riniri, urishobora neza yuko aka kanya kari ibyo bintu nkora, nk'uko nawe ujya gusacinga indirimbo nziza zagiye ku rwego rw'isi, nawe ugakora indirimbo zisa neza kuri uru rwego. Urabizi neza yuko nanjye iyo ngiye kureba amatara ndeba amatara ari ku rwego rw'isi, manza nkareba amatara asohotse amaverisiyo iki, ukabanza ugakora updates. Mu kiganiro cy'ubutanzi abaha ama updates agiye atandukanye noneho y'uburyo tuba turi kuri tele, n'ikintu ugomba kwitondera n'ikintu ugomba gukora ukabona amafaranga. Njye warebaga nitwa Password Idi Black, tukari mu cenga rufungiga amarira nyita P, nyita cyangwa Password Professional Gafa.